ariko nanone ushobora kuhaza uri kubivuga hari umuntu aretse kumamagara aranga ngo nsengera yego kuri telefone ngiye kumusengera ijwi rirambwira ngo wimusengera ari mu kabari kubera ko yararebye ikiganiro kuri Gonarike yumva dutanze nimero ko uwaduhamagara se twagira gute twamusengera itamamagara bivuze ngo imisozi yose ntago bifite amavuta ngana ntago gana icyo nicyo ashaka kumva rero ntago imisozi yose jewe ubona ingendo umurokore ariko numvaga bavuga nani iwacu mu Rwanda bakavuga ikibeho nga pastor yo mu barokore yego nabatari ikibeho Maria nyina wa Yesu cyangwa se nyina wa Jambo yaboneke aho hano bimeze gute ngiye shaka tike yanjye ndagenda nje kibeho David yego njyanagenda nje kibeho sengana n'abagatolika nukuvuga ngo rero ukigera hano niho turuhukira tujye tuvuye hepfo ubwo uraza ariko kunyerera iyo ugeze hano ubwo kunyerera biba bigize gute biba birangiye ariko nta byawe ufite ahantu turi ni hantu umuntu agera afite ibyaha akaba yanahapfira iyo atihanye. Yes, ni by'agace kacu gakomeye kuduhitamo no kuri Gonarike TV amahema nakomeza kubana namwe. Je nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje hano se mwamerereye mwamwe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasoje kanambwira ko bakunda cyane vuye ku mutima n'abakunda cyane vuye ku mutima sinava mu gihugu cy'u Rwanda ngo nerekeze mu gihugu cya Uganda ngo nzamuka umusozi muremure cyane witwa ku musaraba. Impamvu tuvuga ngo ni ku musaraba hari abantu baje kwasengera babonye ibitangaza Imana bakoreye babonye Imana bahasanze babonye ibintu byinshi Imana hakorera bavuga ati reka tuhuba ku musaraba twite ku musaraba no musozi birangira wiswe ku musaraba ariko ubusanzwe uwo musozi ntago witwa ku musaraba nicyo kintu gitangaje ugiye ku karita ushobora gusanga uwo musozi utitwa ku musaraba ariko abantu benshi bawumenye ko witwa ku musaraba izina ryaribagiranye ntawe kivuga izina ry'umusozi noneho mpamvu ngiye kubakira abakozi b'Imana babiri turi kumwe twazamukanye uwo musozi impamvu ngiye kubakira ibintu bibiri ngiye kubabwira cyangwa se ibintu bitatu bagiye kutubwira impamvu nyamukuru twazamutse ku musaraba icya kabiri nibwo bwa mbere bagiye guhura mu kiganiro tukaganira turi babiri twisanzuye kino kiganiro ni special kuri njye mureke mbabwire iki kiganiro ni special kuri njye kuko kino kiganiro ngitezemo amavuta menshi n'abagabo Imana yakoresheje bitangaza byinshi bitandukanye n'abahanuzi n'abavuga butumwa iby'umwihariko undi ni umuhanzi nago turi twenyine turi kumwe na Ndi Umukristo TV nayo muri buze kubona iki kiganiro rero ntabatindeye cyane reka njye gusuhuza abakozi b'Imana. Pastor ndagusuhuje urakoze cyane umukozi w'Imana mutuye ndagusuhuje amen ubundi mureke mbabwire njyewe abantu bamaze iminsi bari kumbwira ati David habura iki ngo nawe umuhanuzi bita nibuka umuntu wafashe kugishura Njarinde Nerisa afata kugishura ngo noneho cya Eliya akora ibitangaza biruta ibya sebuja yakoze icyanyuma gikorwa niki cyanyuma cyakozwe n'umurambo we uvuga ikigeno umubiri we n'umurambo tuvuga umurambo gitangaza rwose kirakora aha bivuze ngo rero ngewe cya 13 cya 13 gitangaza cya 13 ese yagiye nduzere yagiye akoze ibitangaza undakora 13 undakora 13 icyanyuma kuyenga Imana ivuga 13 cyakozwe n'umurambo we ngiye mwabaga mwe nababwiye ati iki kiganiro ni special kuri njye ni ikiganiro ngiye kubonamo Imana ni ikiganiro abantu badukurikiye n'ababeshya bagiye kubonamo iki Imana ni ikiganiro turi ku musaraba abantu bashaka kwibaza ati uyu musozi kubera iki bawise ku musaraba ariko mu busanzwe ntago witwa ku musaraba niyo makuru mfite kandi twanayabwiye n'abadukurikiye abatarakurikiye ibiganiro bya mbere bagenda bagiye kugira ute kubishaka hasi biriyo kubw'iyo mpamvu rero kugenya impano zanyu zose nzagira ute zazikwizeho ngomba kubahagarara hagati eze kugira ko dutandukanya ndakura yaha nonge ngurura yaha uratse ko ntashari mufite ndashari dufite kandi umukozi w'Imana iteka ryose arangwa no kutagira ishari none ni wavuze ku mavuta aho akira rwose amavuta rwose aguhire kuri wowe Yesu we izina rya Yesu Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane yego ndabakire kuri Gonarike TV anje numva nishimye kuba ndi kumwe namwe anje yo mpagaze hamwe n'abakozi b'Imana mba numva nezerewe mureke mbabwire Pastor
muri iyi minsi amacano menshi na Claude Yego. Pastor Rabani ahugiye mu bintu byo gutangaza iki Ibihuha. amatiko Yego. sibyo Ibihuha cyane rwose. mbese ahugiye mu ki mu bihuha iyo uje uvuga ijambo ry'Imana baragutuka Yego. baragutuka pasi cyane n'ubu ntureba bano bantu badukurikiye hano Eh. bashobora kutumva ibyo turimo Yego. cyane ariko twebwe tuzi Icyo turi gukora icyo ari cyo. Tuzi n'inyungu yabyo. tuzi n'inyungu yabyo Yego. hari igihe abantu bashobora kuba bari kumbona hano ati David bite kubagaza hamwe n'umukozi w'Imana wowe dukurikiye ntabwo wifuza kuza guhagarara hamwe n'abakozi b'Imana ntabwo wifuza kubavugisha Yego. ntabwo wifuza kuvugana n'Imana Yego. ikintu gitangaje rero nuko bumva Imana bakumva bashaka kuvugana nayo iyo bageze hehe mu bibazo njyewe umunsi wanjye rero umutima wanjye ugize ute urakeye Yego. usibye no kubabeshya nta n'ikibazo kidasanzwe mfite Yego. amasengesho ngayo yo gusenga wageze mu bibazo Eh? Bibiliya ihita ngo ni amatakirangoye ni amatakirangoye reka twitangire ikiganiro cyacu njye mbabwire ngo njye nta kibazo kidasanzwe mfite ibibazo mfite n'ibya bindi by'iyi si by'ubuzima bwa hano muri iyi si Yego. nta kibazo kidasanzwe ngize ute mfite kandi ngomba kugira ute gusenga reka twitangirane na Mutuyimana Jean Claude ariko gusa nanone tubwira abantu bafite ibibazo bihangane Yego, ya nibihangane nubwo bitameze Bihangane. neza ariko ejo bizagenda. turabibutsa ko mu ijuru hari Imana itabara abantu bayo Ifite amaboko kandi kandi. ikarengera Yego. abawe Jean Claude nongeye kukwakira navuze tereka ntihagarare hagati ejo ushobora gusanga nanjye uri gukoresha Imana iri gukoresha ibitangaza nk'ibyo mukora mugasengera abantu bagakira nanjye ugasanga ndi gusengera abantu bakagira ute Oya, bikomeye. bagakira ariko gusa icyo namaze kumenya nuko impano zose zigira ute Ziruzuzanya. ariko ugize nyinshi n'izindi wazikurura mutu Yego. tubwire twabwiye abantu benshi ibintu byo kumusaraba niki mbere yuko tutangira ikindi kiganiro cyangwa se tukomeza ikiganiro cyacu reka tubwire ibintu bisabwa bigeze hano kumusaraba niki kintu cya mbere ukora Ukigera hano kuri uyu musaraba ikintu cya mbere ukora mbere na mbere ubanza ugapfuka mu ruhande rw'umusaraba ugasenga. turi kubibutsa mwibuke neza ko ari ikiganiro twakoze tubivugaho ubu ngubu reka Yego. twumve tubibutse Yego. yego Rero ukihagera upfukama ku musaraba ugasenga. Yego. Wasoza isengesho bitewe n'uko uri kubyiyumvamo bitewe n'ibibazo ufite ushobora gutoragura amabuye 7 ukazenguruka 7 usobanura Yeriko. Yego. Ushobora bitewe n'ikibazo ufite ushobora gutoragura amabuye indi nshuro twazengurukana inshuro 21 ushobora kwibeza ngo nukubera iki twazengurutse 21 Yego. rero bitewe n'ibikurimo bitewe n'inshuro ushaka ushobora no gutoragura 90 bitewe n'inshuro ugize gute ushaka rero mbere na mbere ni ugupfuka mugasenga kabiri ni ugutoragura amabuye bitewe n'uko uri kubyiyumvamo hano hari ahantu hazengurukwa ukahazenguruka inshuro warangije gushaka wasoza kuzenguruka ugafata icyifuzo cyawe ku gapapuro hano hari aho gushira ibyifuzo Hano. kugira ngo urimo kuhabona ubundi ukazana agapapuro k'icyifuzo cyawe ukakirambikaho wasoza ugashaka aho wiherera ugapfuka mugasenga ugataha ibyo biba bigize gute bihagije ugataha gutyo gusa biba birahagije ubwo ibyifuzo byawe asize hasi iki cyifuzo iyo umaze utaha kugishira hano wasubijwe cyangwa umva urategereza ukimara gushira hano icyifuzo cyawe urataha aha ni ukuvuga ngo iyo umurwayi agiye kwa muganga hari ugera kwa muganga bakamupima bagahita bamwandikira imiti bakamubwira ngo aja kuzigura muri farumasi Yego. icyo gihe iyo agiye kuzigura muri farumasi aja gutegereza hari n'uhagera bagahita bamuha dirigita ako kanya mbembo ushobora kugera hano ufite igisubizo cyawe bambaye ikibazo ukihagera ugatahana igisubizo ariko hari n'igihe uhagera ugatahana rwa rupapuro rukubwira ngo ujya kugura muri farumasi imiti ukamanuka ukajya gufata ya miti hehe muri farumasi urabyumvise ni iki kantu gasobanukiye simbizi ariko nta muntu uza kuri uyu musozi ngo amanuke agere mu rugo cya kibazo ari gusengera azakigarure kugisengera ntawe n'abahageze babivuga hano ku musaraba hano ku musaraba usibye ko ushobora kuwenda kuhagaruka uzanye ikindi ariko nanone ushobora kuhaza uri kubivuga hari umuntu aretse kumamagara aranga ngo nsengera yego kuri telefone ngiye kumusengera ijwi rirambwira ngo wimusengera ari mu kabari kubera ko yararebye ikiganiro kuri Gonarike yumva dutanze nimero ko uwaduhamagara se twagira gute twamusengera bitamamagara rero birashoboka nawe ko ushobora kuhita uvuga uti ariko ko mfite bino bibazo kandi ntukijijwe ntago ari uzanywe hano no gusenga ahubwo ujeho kuko uhageze wese agira gute asubizwa icyo gihe uje gukina n'Imana iragukina rero utaye udashubijwe yego bise byumva neza hari ukuntu nza wenda urugero wenda hano uzanye ikibazo cy'ubukene wize ufite ubukene uje gushaka iki amafaranga yego aho tuvuga amafaranga akemura byose yego ngahita mpagana kuri kamera ngavuga ati umva
uyu musozi ariko ni nabyo umuntu wajeje gushaka amafaranga reka mbivuge ntaga ngiye kubivuga ngo wenda nk'inkuru ngiye kuvuga ibintu biri byo uyu musozi wo kumusaraba iyo ugezeho ushaka amafaranga Imana yagira ute irayaguha kandi ni nabyo nibyo iyo uhageze irayaguha hani guha amafaranga yego urumva yego kwaka abantu bose bafite inzara y'inyote y'iki y'amafaranga bose bagahita baza bakagira ngo baraza hano bahite bayagira ute bayabona yego kandi ntago bazi ko umuntu uza gushaka amafaranga hano ni umuntu wagize ute mbo icambere mbere yuko uza gushakira hano amafaranga ni kwa kuri nakubwiye ngo ugera hano ubanza ugapfukama ugasenga mbere yuko uzamuka uyu musozi urabanza ugapfukama ukabwira Imana ngo mbabari ibyaha n'ibicumuro byose kandi mbere yo kwihana ukongera ugasengera ijambo rivuye mu ijuru ijwi ry'Imana rikubwira ngo mwana wanjye ndakubabariye utari wumva iryo jwi rikubwira ngo mwana wanjye ndakubabariye n'ubundi uri gusabira kucaha amafaranga ntayo wabona ariko niba weje ndibuka umunsi umwe ni ahantu tuzamukira hari hirya gatoya aho urazamuka iyo utihanye ukongera ukamanuka uranyerera ukamanuka sibyo aho hantu urazamuka waba utihanye ukanyerera ukamanuka ugasubira hasi aho hantu ntiwashaka kuhagera bivuze ngo wanahapfira cyane rwose wanahapfira ni ahantu haranyerera bidasanzwe iyo ufite icyaho hantu iyo uhageze ntabwo ushobora kuhazamuka urazamuka wagera ruguru ukisanga wanyereye wasubiye hehe wasubiye hepfo rero bivuze iki mbere ni ukwihana wamaze kwihana amafaranga uri gusengera uri gusaba Imana ugera hano ukayabona dusoza iki kiganiro unjyana aho hantu hagera niho turi buze kumanukira njye kuhakwereka bivuze iki rero kuza hano kugira ngo ubone amafaranga mbere yaba amafaranga yaba ibibazo byose ufite mbere yuko bikemuka hari icyo nawe usabwa icyo usabwa ni ukwihana kabiri ukizera ukagabanya amasengesho ukizera kuko n'ubundi kuvuga ngo nagiye gusenga nejo wagiye gusenga nejo bundi wagiye gusenga ntari byo bizatuma usubizwa cacu wagize gute wazamukanya no kumusaraba mbere banza ukihana warangiza kwihana ukizera warangiza kwizera ugasaba ukagabanya amasengesho ugasaba Imana ikagukorera ico kintu yego reka nakira uyu mukozi w'Imana nawe ndaza kukugarukaho hajya pasa twibutse waturutse hehe ye naturutse Gisenyi mu karere ka Rubavu tubwire uyu musozi wawumenye uti no musozi nawe umenye muri social media mutuye hari ari wasenga zenguruka numva ndahakumbuye ngo musenzi nanje numva hano mavuta ngomba kuza kuyafata yo kumusaraba twibutse ugezeho kangahe no nshuro ni ya kabiri iyi ni ya kabiri ni ya kabiri nge ndashaka kwibariza ibyo wazanye ubwa mbere byarasubijwe turashimira Imana yagejeje iri gukora buriya nageze mu rugo ibintu birasobanuka nageze mu rugo rwose mbona ibyari bitagendaga neza bitangiye kugenda neza ngo uyu munsi turi mu mashimwe y'ibyo Imana yagiye irakora pasi none kubera iki abantu tuva mu rugo twibutse aba bantu kubera iki tuva mu rugo tukaza tugasengera hano buriya byose birashoboka mu rugo twasenga Imana ikatwumva na hano twasenga Imana ikatwumva ahubwo hari icyo twita ku gutera intambwe cyangwa se kwibabaza aho kibabaza harimo no kwigomwa kuko burya Yesu nayo ku musaraba yakagomye no kuvuga ngo ndabacunguye bikarangira ariko yararangije aragenda ajya ku musaraba mu buryo bwo kwibabaza niyo mpamvu rero impamvu dutera intambwe twashyiraho na tike nyine kugira ngo Imana ibone kwa kwitanga kwacu kwa kwibabaza kwacu gira ngo nanone ivuta yayo ku buryo wahageraga yahasabaniraga n'Imana akumva impumeko y'Imana akabona ubwiza bw'Imana Imana igahabwa icyubahiro ubwo tuvuge ngo buri musozi wese umuntu yajya n'umwegereye najya kuwusengeraho nyine uwo ari wo wose wawujyaho ukaboneraho Imana nyine ndashaka kugira ngo umusozi ugere ku rwego abantu bose bawizereraho bagata imisozi n'imisozi wawe zibegereye bakaza ku musozi bagize ute bizereyeho bakavuga ati niho tugomba gusenya kandi begeranye n'iki n'indi misozi no kuvuga ngo buri David ikiza wahuye nacyo kirangira mugenzi wawe no kugira ngo uyu musozi abantu bawumenye cyane abawujeho bawuhuriyeho n'imirimo n'ibitangaza bawugeze bawonyeho bya byiza bawuratira bagenzi babo aba bagenzi babo bawuratiye nabo bawuratira iki abandi nanjye ndawumenya nawe urawumenya Narabani yawumenya Narabani hari abandi azazana bagira gute bawumenya bivuze ngo n'umusozi uturanye nawo uramutse uwusengeyeho ukawahagera ugahita wahura na ca gitangaza na
abawise ku musaraba ntabwo ariko wari witwa. ahubwo tubanza twimagine. Yego tubanza tumenye icyo kintu tugisobanure neza. Abantu batekereje gushaka ibyuma, bagashaka amasima, bagashaka imicanga. Bavuga ngo hano ngi hano mbabara ngi Beteli hahandi Imana tabarira Abisirayeli bakashinga ibuye ry'urwibutso. Niyo mpamvu bakoze uyu musaraba kuko urabona byarabahenze. Muremure cyane. Byarabahenze, urabona zifata muri metero 8 hari. Yego. Byarabahenze. Ubwo rero hari icyo bari babonye, hari icyo bari biyumvisemo cyatumye bagera ku rwego rwo kuhashyira urwibutso. Bivuze ngo imisozi yose ntabwo ifite amavuta angana. Ntabwo icyo nicyo nshaka kumva rero. Ntabwo imisozi yose jewe ubona ingendo umurokore, ariko numvaga bavuga nani iwacu mu Rwanda bakavuga ikibeho nga pastor yo mu barokore. Yego. Batari ikibeho Mariya nyina wa Yesu cyangwa se nyina wa Jambo yabonekeye aho hano bimeze gute. Ngiye nshaka tike yanjye ndagenda nje Kibeho David. Yego. Njyana nje Kibeho sengana n'abagatolika nsangana umusozi mwiza w'igikundiro. Imana ihabwa icyubashiro mu bigendere na kibazo. Yego. Turatashye ntago turi buguma hano. Muratashye nta kibazo musiremo kandi Imana ibiteho we the great Dr. Done Imana ihabwa icyubashiro. Yego. Sawa. Kandi Imana ize kubarinda. Sawa. Umva icyo mwuka avuganye nawe. Hari ahantu Imana igiye kukwishaza. Hari abantu batatu Imana igiye kuguhuza nabo bagiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Kandi usengere kwase gutaha kwa gatatu no kwase kwa kane. Imana nayo ibikugiriye neza. We the great Dr. kandi ngo isengesho ryawe ryumvikanye mu matwi y'Imana ryumvikanye. Manuka uzagaruka uze gushima Imana. Byabeso bundi ariko Imana ikuremeye ishimwe ryihuse. Kandi rusange wetekerambwiye ngo abantu mwagendanye ibyifuzo byanyu Imana yabibonye. Ibyifuzo byanyu Imana yabibonye. Imana yabyitegereje. We the great Dr. harimo wari uri kubaka bigasenyuka ariko Imana irubatse. Hari aho mwarimu uri gukomanga ntibafungure ariko Imana ifunguye imiryango. Amen. Yinjira mu migisha yanyu mu izina rya Yesu. Gusa ndi muzaza gushima muzantumire. Muzamamagare. Imana ishimwe. Amen. Yego murakoze cyane Imana barinde. Pasa. Yego. Basi tugeze ku misozi tuvuga ati imisozi yose ntagigira amavuta angana. David ni koko turabyemera ntabwo imisozi igira amavuta angana kandi nanone ngakubwira ko hari imisozi Imana iba yaratoranije. Buriya no mu bihugu hano ku isi twebwe twese tugenda ku mateka ya Bibiliya tuzi ko Isiraheli ni igihugu Imana yahaye umugisha ndetse ko gifite n'isezerano. Nyine ariko Bibiliya itubwira ko ari igihugu Imana yahaye iki umugisha. Kuba uyu munsi byaranze byanze saho ko kubera iki ndegihari se igihugu kirahari cyasenyutse se. Oya kirahari. Nuko rero no kirimo intambara. Nyine kirimo intambara. Sibyo ariko nabwo reka tubyumve neza. Kirimo intambara. Wemera ko ugenda nugera mu rugo ufate isukari uyishire ku meza ushireho n'umunyu umbwira ejo mu gitondo abo umunyu n'isukari aho uzasanga ubushishiri ku sukari. Nyine kubera ko igihugu kiryoshe nico ne mpamvu kirimo iki intambara ku bwa ya masezerano ku bya byiza Imana yagize gute yakivuze. Kira gihugu rero ngikikubwira kira gihugu ni igihugu Imana yahaye umugisha. Abanyarwanda Abanyafrika hirya no hino bose berekerayo kujya gusura Isiraheli. Kuko ni naho hari amateka. Naye mfite gahunda kujya kugisura ngataye mfite gahunda. Hari abashinguye mabigishwa imva ya Yesu hari hubatse amateka. Niyo mpamvu rero ni igihugu Imana yahaye iki umugisha. Naho imisozi ni myinshi n'ibihugu ni byinshi ariko hari igihugu Imana yavuga ngo wowe tugiranye isezerano uzagera hano azaruhuka.
ngurushye guhagarara ihangane ngurushye guhagarara ndacyakubaza wowe hagarara hano ibyo kurara ntabwo birimo utangira no kuri hantu ho mugera ku buryo umuntu ahageze afite n'icyaha agahita apfa ahantu turahagera mugenda zamukiye hano ahantu ntabwo nakahageze nawe ngiye kuhagera pasi ndakumva wavuye ku Gisenyi wazanye icyifuzo cya mbere kirasubizwa wagarutse abantu bashobora gutekereza ati kandi nzanagaruka uzanye ibindi bashobora gutekereza ati nukubera iki tutasengera ibyifuzo byacu cyarimwe ngo bisubizwe icyarimwe tujye duhora tukora zino ngendo wandabye Imana byose yabikorera rimwe ndago yabisubiriza rimwe nawe ugiye kuba nka wa muntu ati Imana arebyo Imana ibe yaraturemye kurya umunsi umwe tugahaga ndetse tuzakenera kurya Imana yabaraturemye ukarya rimwe gusa yego ukebera ndozongere kurya witurutse ku Mana uyu munsi ndazari ibyo Imana ikemura ariko umuzima yabinze nzakenera ejo bundi uyu munsi urakoze Imana ikamba costume n'ingweto ariko bizasaza Yesu wenyine niwe wakoze amateka mwambaro yambaye ari umwana w'imyaka 7 niwe yari nzava mu isi ku myaka ya 33 atarayisimbuza yego wowe nyine ariko mu bane bantu twese Imana yaturemye mu buryo duhora dukeneye Imana nose uzi ngo dushubije ndago takongera gukenera Imana tuba ntaco ngiye cyane Jakro none reka twibwira abantu twabye abantu badukurikiye baba badafite kwizera mbere ko ngo twerekeza ahantu h'umuntu agira akaba ahageze adakijijwe akaba yanahapfa tuherekeze kuko nshaka kuhagera nicyo kintu none wabwira abantu baba badafite kwizera babona nk'ibintu turimo bakavuga ati ha dore muri iyi minsi none hasigaye n'ikibazo pastor nko bakubonye ufashe Bibiliya ni ikibazo bavuga ati dore wa muteka mutwe bakumva ko ari ibintu twaje kugira ute kubasahura kandi mu by'ukuri atari ko biri ariko ubwo ni ubutumwa bwiza bugenda bukamuka mu bantu no kwizera Imana bigenda bishira mu bantu ubundi mu binyejana byatambutse imyaka yatambutse bakubona gufite Bibiliya wabaga wubashywe none ubu ngubu wabaga wubashywe na n'ubu nuko ariko nuko harimo bamwe bagenda babivanga isoko ryivanze n'ibisambo ryivanze n'ibisambo ubwo rero bamwe nanone baratwinjirira batumira izina ryacu risuzugurwa cyangwa se ritukwa cyakora ngiringira ijambo ry'Imana ritubwira ngo Uwiteka azabe yego mutima dukundishe tudusoza ubundi ni ukuvuga ngo David ibuke neza umwuka wera manukira intumwa abigishwa bari mu cumba cyo hejuru n'intumwa Bibiliya itubwira ko abigishwa bari 120 intumwa ari 12 mu by'ukuri kose bose uwo mwuka wera ajya kumanuka bose buzuye mwuka wera ariko ngo havuyemo bamwe baravuga ngo basinze ihira niko natwe iyo dufashe Bibiliya guca abantu benshi ntago batubona nk'abari gusenga harimo bavuga ngo harimo abateka mutwe ariko muri abo bateka mutwe babandi bita bateka mutwe harimo n'abazima yego rero muri uko kuba abazima nta kindi kintu kizakwereka umuntu muzima nkuza kubwira abantu nanjye ninguhanurira genda uryame nimugoroba mbere yuko uryama ku gitanda cyawe nangwa kugasambura uhita upfuka amahanga uvuga ngo wa Mana we nziko nagiye gusenga kandi hari icyo wavuganye nanjye niba ari wowe mu nzozi unyereka ikimenyetso ubwo tuvuze ngo ibyo tuba dukeneye byose Imana igomba kutwereka iki ibimenyetso yego rero turi gusoza turi kuri uyu musozi nta kindi dusabwa cya mbere ni ukubanza ukihana icya kabiri wamara kwihana ukizera yego wamara kwizera icyo urasaba Imana cyose ukamenya ko iragira gute irakiguha gatatu ukirinda kurambirwa nurambirwa uzava mu murongo hinjiramo iki undi nawe warurambe guhagarara reka nkubwire nta rukuvuga ngo kurambirwa no guhagarara biratandukanye ubwo wahise ubwo wari nkuye mu byo nari ndimo hari kunanirwa ku mubiri yego sibyo no kurambirwa mu mwuka yego mu mwuka ndabwo ararambirwa kuko mu mubiri yarananiwe bya bintu byavuga ati umutima urakunze ariko umubiri ugizite ni ukuvuga ngo aha kuri uyu musozi nongere mbisubiremo udafite kwizera ntacyo uzahakura uzataha uko waje ariko niwizera icya mbere ariko Mana abantu benshi basenze barabizi iyo usenze wizeye Imana iragikora niba Aburahamu na Sara Aburahamu yarizeye ko Imana izabatabara babyeyi bafite imyaka ingahe
cyambere rero ni ukwizera ugomba kubanza ukizera ukamenya ko ibyo Imana avuganye nawe ivugane nawe kuri musozi izabisohoza rero nta kintu nshatse gutangariza abantu reka mbahe itangazo rivuga ngo icyambere ni ukwihana kabiri ukizera gatatu ukihangana ibyo bintu numara kubyuzuza Imana izakugirira neza pase nawe uraterekeza kugira aho hantu umuntu agira afite icyanjye mu mbabare nimuhangeze none se afite ibyaha oya nta mfite none kucyo utinye kuhagera nanone da ubwo rero bigaragara nubwo uri hagati muri na Yesu nubwo batugiyemo hagati umva nubwo batugiyemo hagati kandi niho wavuze ngo ushaka kutujamo hagati na Yesu nawe yarageze igihe kiravuga ati ariko mana niba bishoboka igikombe kindenze oya ntacyo ati ngabiri bya bivanze n'iki n'amaraso wowe ese yari umwana w'Imana kandi tugiye kumva neza twibuka ko Yesu ngo jambo yahoze kandi yari ijambo kandi ijambo nanjye nakubwiye ijambo kare uravuga ngo ugize ubwoba ndakubwira ngo nge ntago nkijijwe Bibiliya yaratubwiye ngo uvuga ngo nta cyaha afite aba yishutse kandi ukuri kukaba kutari hehe kutari muri twe wasanga n'amagambo abantu bari kuyakuramo ibicumuro twigendere maze ukazamuka guca wagera hano ugahita uhuriza hano guca kano kantu ukazenguruka byage ngo ugafate neza yego wasoza ubwo ukazenguruka guca ukazenguruka karindwi kano kantu ugafate fresh ukazenguruka karindwi kuzuye wasoza karindwi ubwo inshuro ya nyuma urumva usoje karindwi urongera ugahita ufatiraho ukongera ugakomeza mpaka ku musaraba wagera ku musaraba ukongera ukagaruka inshuro zirindwi n'ubundi zikagira gute zikuzura dukomeze hano ubwo iyo ugeze hano aho musengera nijoro ni he ni hari imbere gatoya ndakora musozi yego ubwo inzira igiyeyo ni iyi ngiyi tugiye kumanukira hano tugakora musozi tugera kuri uriya musozi noneho hariya niho tuzi muri kubona imbere yanyu iyo abantu baje gusengera hano ku musaraba niwo musozi basengeraho ari nijoro hariya niho dukorera nijoro ariko mwana mu mashamba wanarayemo mwana ntigusubize sinzi pe wera mwaya amashyamba mwana ntigusubize sinzi aha ngaha ni ahantu dusengera Imana iri mu kazi usibye no kubabeshya twa tugiye kubereka ahantu ugera ufite ibyaha ugapfa ariko ahantu tugeze turananiwe ariko gahunda ihari nta nuko uhagera kandi nihanye kare sivuye ku musaraba sinageze ku musaraba nkihana oya umubiri uranze ariko umutima uragize ute sibyo pasi umubiri ugize ute umubiri urananiwe ariko umutima urakunze umutima uragize ute urakunze ariko umubiri ugize ute umubiri urananiwe ndananiwe pe niyo mpamvu nicaye rwose naho kwene natari Jacques umubiri uranze umubiri wanze ariko umutima urakunze mpaka he mpaka twagiye pasaraba tugende ahantu byo muri kiminota 3 oya tugende pasaraba tugende tweka abantu tugende batagira ko twababesha batagira ko twabesha sibyo
tugende batagira ngo twabeshye. nabaho ndananiwe noneho bya ndi muto yava ariko hano muto yarahazi aga mutoyi nawe ni umuganda. ahantu tugeze niho hantu ugera ukaruhukira mbere yuko tugiye kubereka aha hantu nuvuga ngo ahantu nyerera hahereye hano duhagaze hano tugiye guhera hano turi kubereka uko urugendo rugize gute rumeze kuva hano kugera hepfo ni ukuvuga ngo rero ukigera hano niho turuhukira tujye tuvuye hepfo ubwo uraza ariko kunyerera iyo ugeze hano ubwo kunyerera biba bigize gute biba birangiye ariko guhera hepfo kugera hano duhagaze ni hahandi unyerera nyine ugasubira hehe ugasubira hepfo uru rutare uri kureba hano umukamera aza kurufata neza aza kurukwereka aya niyo mabuye ukandagiraho ukanyerera ugasubira hepfo. umva tse ngubwira fata wide fata wide aha mutu tubwire aha niho hantu ugera ufite ibyaha aha muri uru rutare niho ugera aya mabuye yose yakandagiramo ugasubira hasi ukanyerera ukamanuka ufite ibyaha utari wihana ku buryo bihita usubira n'inyuma niko bimeze usubira inyuma kuno ndimo kumanuka nawe urimo kubibona ko uramutse uhamanutse nabi sibyo yego umanuke neza aho mwana mwe nufata kano ka video hereye hano hariya iyi video nashaka ngo yimfate neza rwose ahantu duhagaze ndi kumwe na Pastor Bane muramubona Mutimana Jean Claude nguriye aha ngaha mpagaze uhageze ufite iki ibyaha wahapfira Pastor nta byaha ufite umva kwa kuri muzima ubwo ntabyo ufite Yesu yarambabariye twahageze twe twihanye Jean Claude Pastor hamanuke neza twamanutse tugende aho bitangiriye aha urugendo rumeze guca kumanuka uri kukareba akantu uko kameze ukitegereze neza sibyo ukitegereze neza hagara neza dukame witonze muvandi tagenda ngo yego uri kureba ukuntu hano hameze hano ku mabuye urakandagira gucukanyera ugasubira hasi iyo ukandagira uhita ugasubira hasi ufite ibyaha aka kakaba kagize gute karangiriye aka nakambere aka ubwo aha ngaha harorangiye hano duhagaze iri koro cyangwa se uru rutare yego uru ni urutare ariko ni amabuye y'amakoro yego ni amabuye y'amakoro iyo wageze ufite ibyaha uragira ute unyerera ugasubira hasi ko wanagira ute wahapfira tubibutse ko hano uba werekeza ku musozi wa hehe wo ku musaraba yego hamwe twahoze twakoreye amateraniro twagiye dusobanura mutuye ni ukuvuga ngo aha tugeze ni turacyari hahandi uzamuka turacyari muri rwa rugendo rwa hano unyerera iyo utihannye hano niho twihanira mbese muri makeya twihanira hano aha niho tukimanuka ubundi utihannye hano ntabwo hazamuka rero iyo umaze kwihana nanga se iyo wihannye ukagera hano ntabwo unyerera ukomeza urugendo mpaka ku musaraba ariko iyo utihannye urareba uyu mucaca aya mabuye ameze nk'amasarabuye uri kuyareba aya mabuye niyo unyereraho ubundi ugasubira hepfo ubwo rero unyereye bwa mbere ugasubira hepfo urihana wanyerera ubwa kabiri ushaka wakwitahira kuko ntabwo ibyawe biba biri kumvikana ntabwo biba bisobanutse n'umuntu unyereye bwa mbere aho turamwihanisha ariko unyereye bwa kabiri turamubwira ngo isubirireyo kuko n'ubundi wowe ubwo turete tumenya ko wanze kugira gute wanze kwihana baza ko warushye tugende turagusiga ngwino turacyagenda baza yananiwe biragaragara ariko biragaragara twese uburyo tuba twahari umutima urahari umutima uracyabikunze umutima uracyabikunze
uyu mucaca wa hano yego aha ubwo ngiye kwereka ahantu hanyuma iyo uharenze twamaze kubona hambere ni haruguru hariya kabiri yego ariko mwe iriya foto yifate mwe foto ya babiboro wayifashe neza tutariyo yego aha ni aha kabiri ubundi ahambere ni ruguru gatoya twabonemo kumanuka ariko ubundi ahambere iyo uharenze hano hepfo tujya kugera gato ubwo tuzamuka aha ni aha kabiri ahanyuma ni hari ahanyuma ituvuga turugamba ngize gute ndarutsinze nacunze nawe Yes, bakunze ba Gonarike TV, murabibona ko twakoze urugendo rurerure, twananiwe koko kandi nkuko mubibona ko twananiwe. Utimana atwetse ahantu hambere na hadusoreje turi kureba hano imbere yacu. Yego. Niho hano hambere tugeze, iyo uhageze ufite ibyaha wahanasiga n'ubuzima. Yego. Bisaba ko ngo banze ukihana, ukiyeza, warangiza, ukabona ugakomeza ukazamuka he umusozi ukagera ku musaraba. Rero bivuze ngo muntu uzaza no ku musaraba menya igisabwa kugomba kuza hano wihanye ntiwahagira ufite iki ibyaha nyaboneka no ngembe subiremo utazaza ukagira ute ukahapfira. Dusoje urugendo rwacu mu buryo bugize ute butunanije bugoranye ariko mu byukuri twakoze ko dushobora nubwo umubiri wese wangaga ariko umutima wumva ugize ute ubishaka. Reka noneho nsabe bano bakozi b'Imana nta kindi kintu ngiye kurenza usibye kubaka nimero zabo bakazidusigira ku muntu uzakenera kumuvugisha akazamuvugisha. Shakoro duhe nimero usibye kandi afata na hane hantu ngazahandika ngo mugira ute muzibone neza. Hari abantu badasoza ikiganiro bakahita bagira ibintu byose twakorera no ku musozi ndagenda nashyiraho nimero kwabwirije shaho nimero hasi kwabwirije shaho nimero hasi nubwo nta mutazigize ute tazitanze mutima nikara kuri nimero yawe. Nimero yanjye ni 0781 38 132 ihoraho kandi iri no kuri WhatsApp. Yego basi tubwiye nimero yawe 0788 24 53 826 kuri WhatsApp irahaboneka cyane. Yego murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Amen.